Ndagusuhuje kandi mwifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ni breaking news, ni amwe mu makuru atari meza kuri Ishimwe Vestine, umugore wubatse kuri ubu ufite umugabo umwe n'umwana umwe. Nk'abantu mwe, aya makuru njyewe ubwanjye yaneye ubwoba. Aya makuru ngiye kubabwira, mw'abantu mwe muhite mwicara musengere uyu mugore. Ndaza no gusoza ngira inama bashiki bacu mbabwira ko amafaranga tuba ku rugo, ahubwo amafaranga aza asapotinga, azashyigikira ibyo asanze. First of all, gukundana, commitment, gushyira hamwe, kumvikana. Then amafaranga aza ashyigikira ibyo ngibyo. Twibukiranye neza, Vestine ku itariki 15 Mutarama 2025 nibwo yatunguye abantu benshi, kuko nibwo yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Owedarawogo, cyangwa se n'umugabo we w'uyu munsi bari kubana. Akaba ari n'umuhango wabereye mu murenge wa Kinyinya, ahangaha ni mu karere ka Gasabo. Ku itariki 22 Kamena 2025 yari yakorewe ibirori byo gusezera ku bukumi, abenshi bazi nka bridal shower. Mw'abantu mwe, mwaritabiriye ubukwe bwa Vestine, murishimana. Uyu munsi ari mu bibazo bikomeye by'urugo rwe. Ninde bari kumwe uyu munsi nk'uko bari kumwe muri ibi birori tubona byari bibereye ijisho? Ntangira nababwiye ngo aya makuru ateye ubwoba. Ngiye kubagezaho amwe mu makuru, mana yanjye sinzi ukuntu nabivuga. Ishimwe Vestine aririmbana na murumuna we Kamikazi Dorcas ku itariki ya 5 Nyakanga 2025 mu Ntare Conference Arena iherereye i Rusororo mu mujyi wa Kigali. Niho ubukwe bwa Vestine bwabereye, bwitabirwa n'inshuti, abavandimwe, ibyamamare, abo mu miryango yabo bombi n'abandi batandukanye. Ni ubukwe bwitabiriwe n'abantu bake cyane ugereranije, ariko kandi ni n'ubukwe bwagizwe ubwiru, yewe n'umurenge wagizwe ubwiru. Reka ndeke kwizimba mu magambo mbagezeho aya makuru, ntabwo nagenda nabagejejeho aya makuru. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, mwandira kuri subscribe, ufungure n'inzogera, ubundi mugezeho iby'iyi nkuru uri kwibaza ngo bimeze bite. Amakuru ari kungeraho, biravugwa ko Ishimwe Vestine n'umunyamategeko we bamaze gushyikiriza dosiye cyangwa se ikirego mu bushinjacyaha cyangwa se mu buyobozi, yego, kugira ngo n'ubundi bamutandukanye n'uwitwa Owedarawogo. Bati kubera iki? Muri dosiye ye yashyikirije ubuyobozi, yavuze ko ajya gushakana na Owedarawogo yamuhishe umwirondoro, amubwira ko ari ingaragu, nta bana afite, nta n'abagore afite. Vestine ashakana nawe azi ko ashakanye n'umusore. Ku ikubitiro nibwo yaje kumenya ko ngo uyu mugabo Idirisa Owedarawogo yari asanzwe afite abagore babiri, Vestine akaba ari umugore
wa gatatu. Ibyo ngibyo ngo yumva atazabyihanganira byo kuba umugore wa gatatu, ahitamo gutanga ikirego avuga ko ashaka gatanya. Muri make yafashe umwanzuro wo kwaka gatanya cyangwa se divorce mu ndimi z'amahanga. Njyewe nekereje ku giti cyanjye, aba bagabo bo muri Burkina Faso, kubera ko icya mbere ni n'umumezirima, abayisilamu bemerewe gushaka abagore barenze umwe mu gihe bafite ubushobozi bwo kubatunga. Mu idini ryabo rya Islam barabibemerera. Vestine akagira ati kubera iki yambeshye ko ari umusore nta n'abagore afite, atigeze ananabyara, nyuma nkaza kumenya iyo ambwiza ukuri nanjye nkagenda nzi ngo nshakanye n'umusore, kumbi ari umugabo w'abagore babiri nanjye wa gatatu. Ngira ngo Vestine bikimara kumenyekana ko agiye kubana na Idrissa Ouedraogo, cyane cyane byasakuje ubwo aba bombi ku itariki 15 Mutarama 2025 bari bagiye hanze, cyangwa se ifoto yabo yari yagiye hanze bari gusezerana mu murenge wa Kinyinya. Nabyo ni ibintu bari bagize ubwiru. Iyi foto iza kuza kujya hanze, inkuru iba kimomo, nabwo babanza kubihisha ntibabyemeza, baza kubyemeza hashize amasaha atari makeya. Abantu bati gute umwana nk'uyu w'imyaka 22 kuri icyo gihe yari afite 22 ashakana n'umuntu w'imyaka 30 ngira ngo Idrissa 30 yarayirengeje, yari nko muri 45 gutyo, maybe that how it was. So hanyuma Vestine bamutera amabuye bati urahubutse, atukurikiye amafaranga, nta rukundo, ntaki, nyine abantu bavuga ibintu byinshi. Vestine ava no muri ADPR yasengeragamo kubera no kushaka kwishingira yirwaniriye, ibyo byose yanga kubyumvira. Uyu munsi ibiri kumubaho biteye benshi agahinda, nyamara baramugiriye inama batari ko wakwicaye hamwe wa mwana w'umukobwa we wa mwadeperiwe ukaguma ku karago k'umugabo wawe ariho uzamukura. Reka nisangiye umunyamafaranga. Amafaranga mbisubiremo ntabwo agura ibyishimo, icyakora amafaranga yagura ibintu runaka. Mw'abantu mwe, iyi nkuru iteye agahinda kubona umwana w'imyaka 23 agiye kwitwa umudivorce. Ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda, byose biturutse kuki? Kukugira amahitamo mabi, amahitamo atari meza. Gukunda umuntu ugendeye kuri interest runaka, ukemera gushyingiranwa n'umuntu utamukunda ku mpamvu z'inyungu runaka. Wakwibaza ukibaza ngo ese executive wasezeranije Vestine na Ouedraogo ko ari ibyangombwa bazana, ese koko yarabizanye? Abona biruzuye, abona nta kibazo? Ese ibyangombwa batuma umunyamahanga nabyo yarabizanye, abona nta kibazo? Kuko Vestine bavuga ko uyu Ouedraogo yagiye azana ibipapuro mpimbano, donc
umwirondoro utuzuye, umwirondoro mpimbano. Abeshya ko ari umuseribateri kandi ari umuntu w'umugabo ufite abagore barenze umwe. Uyu mwana w'umukobwa rero aricara aratekereza, ngabona kwitwa umugore wa gatatu bitakunda. None amakuru ari kungeraho nk'uko biri kugenda bivugwa na bamwe mu bamotari bagiye batandukanye, bari kuvuga ko rwose Vestine n'umunyamategeko we bamaze rwose iki kibazo kukimenyesha ubuyobozi kugira ngo babe batangira kwaka gatanya. Bisubiremo neza, si uko Vestine yagiye kubaka urugo afite purpose y'ibintu runaka yo kugenda agahita asenya, ahubwo amakuru yamenye nyuma niyo amuteye ibi byose. Urabona nkatwe abanyarwanda hari imico yacu tugira itandukanye n'imico y'ibindi bihugu. Yararebye abona kwitwa umugore wa gatatu atabibasha, abona n'uruga, abona ni igisebo. Arangije ahitamo kuvuga ngo ntago byakunda ko tugumana. Yibereye muri Canada, nihari na murumuna we, ni byiza, Imana ishimwe, ariko aya makuru rwose mu gihe kizaza, nubwo ba nyir'ubwite bo batari bagira icyo babivuga ngo babishyire hanze, ariko nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Ibi bintu biri muri process. Divorce yaratangiye, yarananditse ko ashaka ko batandukana. Yego, iyi nkuru njyewe nyiyimenya yaneye agahinda. Ndeba amagambo menshi cyane yabwiwe uyu mwana w'umukobwa, bati genda uzatubwira, ati gutya na gutya, ati gute ushaka umuntu ungana kuri, ati nta mafaranga ukurikiye, ibintu byinshi. Ariko uyu munsi bisa nkaho bisohoye. Nyamwanga kumva ngo ntiyanatinze no kubona. Reka dutegereze turebe, ariko rwose bashiki bacu, bene data, amafaranga ntago yubaka urugo. Ikintu cya mbere ni urukundo, commitment, gushyira hamwe no kubahana no kumvikana. Amafaranga azashyigikira ibyo byose. Ibyo bidahari, hari amafaranga, ntacyo biba bimaze. Urugo ni ikintu gikomeye. Urugo ntago ari ikintu cyo guhubukira. Urugo ntago umuntu ashobora kukugira inama ngo shinga urugo ubyuke mu gitondo rushinge. Ni ibintu bwawe witekerereza ukumva wabishatse. Kabone nubwo bakugira inama, utabishatse ntago byakunda. Bamwe bati uyu mwana w'umukobwa bamugiye mu matwi, abandi bati nawamugiye mu matwi, bamwe bati bamutanzemo pasi. Ariko ikintu cyatangaje abantu benshi n'ubu kikinangaza ni ukuntu Vestine umurenge we waratunguranye pe, mwibanga rikomeye. Bisa nkaho nyine nyine seremoni yabo bari bayigize ubwiru. Nta muntu n'umwe wari ubizi ko hari umurenge, ariko abantu bagiye batandukanye,
harimo ba Nyambo, Emirene, barateguje bumva ko donc nyine babwira abanyarwanda ko umurenge uri tariki iyi n'igi, nyine biramenyekana, ariko undi yarabyutse biba birabaye. Bisobanuye ko mu by'ukuri gushaka kwa Vestine harimo ikintu abanyarwanda batazi kibyihishe inyuma. Ese ni pase koko yahawe? Abantu aya makuru kandekere kuvuga menshi ngo siko kuyamara, ariko musengere Vestine, musengere urugo rwose ntago ruri kumugendekera neza nk'uko amakuru akomeje kungeraho. Aya makuru turakomeza kuyakurikirana tubabwire uko bimeze.